Wigeze ugerageza inzoga? Inzoga? Nagerageje ngendesha umugongo. Nyine kumbona nasinze no kugenda gupima. Ubeze nk'ipine riri gutoga. Ewa. Nazibagirwa mu buzima. Nukuntu negeze kuva za ntuza za Gikondo. Nyabugogo. Uvuye Gikondo? Nese Gikondo nta matoreta haba. Mwana zira nukuri gade kamubwira ibintu nyakunda kubivuga cyane. Zira toilette bicaramo gade ndazanga. Kubera ikizo zanga. Man ira toilette kujya bazita nizi nsirimo ziriye. Nta busirimu nge mbona hariya nyine niza basirimu pe sinzi bihakana. Ariko nabaze bajya batekereza no kuzabana. Bakora imisarane y'abana. Niyo barakoze pose abana bajya gukora bajya batekereza ko kugarana nanjye nkene toilette wende y'abasirimu. Niyo togize ko kujya kuyigiraho nge mbanza kurira. Nugu paramira. Umva bagakomeje ra. Ntacyo ndi kugufasha. Njoni kwambi. Ibora mwayifunze ute mwana yifungura. Gaze. Kwifungura byakunaniye. Aha. Byagoranye. Kugira gutya. Ninzi ibintu uko kiragura. Ariko wambo kuhindura rero no hantu ntegereje kuza kureba. Ariko murazumenga neza ngo rero. Umurete rwose. La Freaky TV. Spreading laughter, inspiring hope. Aje basama pipe rekanezere komeze fresh cyane rekanezere kibinari bombo korotinate. Ya guys no amungu wayo n'amasibine makombe iruka kwitira umwanza y'inzega kagaro muzo kwimana sinegeze ntikuzana mbabwo nateso saka mutemero bana my pipe mvugire ati disability is not and abyebagiwe. So disability is not inability. Ibintu n'abantu udafite abantu nta bintu waba ufite nubwo uri kimwe tubana amahoro ibyo cyatanje Kagara. Ni iri jambo ryo mu cyongereza. Kurivuga risaba ubwitonzi. Nukuvuga ubundi hari jambo rire mu cyongereza. Kurivuga nyine ibyo bigora abantu. Nijye ubundi uzana searching no mu dictionary. Nyine hari amagambo menshi. Biramaremare nyine mu cyongereza ariko ari jambo rigorana. Jambo riri bavuga ngo anti-disestablishmentarianism. Iyo jambo ryo nyine ni long word in English. Ni jambo riri mu cyongereza. Nukuvuga ngo iryo jambo kurivuga bisaba ubwitonzi. Urivuze nabi bana kiruma. Minwa wayikura. So anti-disestablishmentarianism. Tuko numbaze cyo bisobanura yana yibutse kuri cyo gusa. Guys. Yeah. So guys rero no kuvuga ngo abantu benshi mwaje mwibaza ati se Kagara mu misi igenda gute musi igenda gute nkuko nababwiye ariko abantu baje banabyumva muri misi ndi ku ishuri sibyo ndi ku ishuri ntabwo ndimo ndagaragara cyane ariko nabwo nabuze cyane so ndi ku ishuri rero bite ngoma no bundi ngibisanzwe ariko angane muri genyero yanje murabibona ngo n'iki nari kintu wazunagaza urumva akana karinda kanje karandi rode nakoda arungi uyifatanyije na Randi Road. Tufanye nani rukonda mwishyura by the way. So rero no kuvuga ngo ikintu gihari abantu mu masomo ntaga bayoroshye. Ura mu wakabiri gadi ntaga ari ikintu. Nariga gakora gashyiraho imbaraga nyine ibintu byose no mwete. Ewana nibaye ngombwa ari ngiye none namenyo yashirisa ko bitasaba imbaraga guza amaboko. Ahubwo namenyo gashyira. So rero nibwo ngiva ku ishuri Mumva ko shino nangaha ariko abantu baje bibaza se Kagarazi guteka Kagaraje bikise Kagara no gaze abantu bibazo baba bafite abantu baje bibaza ngo Kagara ngo gaze ye ngo niya nta gaze z'abana zihari nta gaze z'abana zihari kubera kitaguze icya kindi kinini singisi abantu bose batekera nuko nta faranga rifite okay nibyo yashaka kuvuga rancyumvishe baba ngo nagakomba ko kose nakabana yego n'abasare mudira ko nanya abana none bafite matsiko kuvuga ngo n'inzuga ejo ntabwo twaturi ku mwanga mu nzu bari bazi ngo n'inzu akodesha niyo n'inzu y'abana ubwo kabari kakazu kamayinite babose kuko ni kabari kanini nabo kabari kanini. So guys rero iyo mvuye ku ishuri nta kindi kibazo kigezweho guys nge nditekera urumva nta mugore ngira
nje ndipigira mani ibintu byanjye nabwe ngo kuba muri no no kwideburi iyo kwideburi urapfa ni urase base ujye bitekereza icyo gitekerezo kirahari cyo kujya kuzana umugore oya nta niyo mbirose ndakanguka kubera iki nta mafaranga mfite nangahe ukeneye kujya mumuze aya mafaranga nkeneye kugira ngo nzamuzane ayo nzabona nkumva ko ari ngombwa kumuzana nzaya sinkubwiye umubare nyine ayo nzabona nkumva ni ngombwa kuko ngiye kuvuga umubare avuga nyine amafaranga adashoboka ariko azaba ngombwa yuko muzana ayo ngo ko nzamuzanira umugore ko muri ibi bihe ntayo pe niyo mpamvu mbona nitekera amukobwa unsura muri ghetto ako hari abantu bajya bavuga ngo bafata ukundi kuntu ghetto subizi bavuga ngo wagiye muri ghetto agahita bwata yara wakumva ngo nk'umukobwa wo kwa runaka cyangwa se umukobwa twiganye asigaye i Kigali muri ghetto bakumva n'ibyacitse byayo ni ikintu cya mbere bahita batekereza wowe icya mbere abasore baramumaze n'ibirarangiye iki ni ikintu cya mbere ikintu cya kane uri umusore yirirwa n'abakobwa ntabwo ariko tuba tumeze twese n'ubundi wazana n'ubundi yakagombye kuba n'ubundi biba bimurimo niyo itaba ari muri ghetto yabazana n'ubundi wasaga yaraga iwawe cyangwa se iwabo aribeta cyane aribeta rero no kuzanga muri ghetto cyangwa se kugira twebwe passion batuzanye hano ni ukwigura kandi iki kintu ngende navuga ati man niyo wenda natsindwa ariko ntsindwe nagerageje nyine hari ukuntu sinuko avuga ati imbaraga zanjye zose nazikize ntabwo ndi bwirenganye ntabwo rero yoroshye yo kwishura bari ibisazi nuko nababwiye ikintu gituma udasinzira bana amafaranga yandi rodi kukenera kurya kuva kwa mbere kugera kwa gatanu urumva nta hantu ukora urumva utegetswe kwiga amamodire yose aba ari ibintu bitabyoroshye cyane ariko Imana ikibidufashamo niyo mpamvu rero akanya ngiye kubigisha kugira ngo ako nanjye nshobora kuba ngiye kwigira musimbizi ubwo no gufashanya ngiye guteka umureti kwitekera kariti Imana ngiye ukuntu nyine ibintu biba byagenze neza nkahera na kariti mwana nese nagirana ubu ngubu tugiye gutangira rero gadi ubu tayari ariko ni nagushije zamwe ihanga nta kuri kuri nabigenze bisi ntabwo uri kubireba nese guteka hari coding irimo ako ibintu byose bibarira mu makode amakode arakomera mwana ese ubundi buriya nk'urugero ziriya kode umuntu avuze ngo coding iyo umuntu ari gukodinga ari gukora iki man coding ni baricyo bita amakode code ni ikintu nyine bundi wavuga ngo nyine ni so man ibintu udapfa kumenya ngo umuntu wese atapfa kugenda ngo amenye ngo bino bintu nyine bibyo niyo mwabwo ngo ufite code mu mutwe uzukuna bagututse nabisi burya nyine nibyo bintu umuntu wese atareba ngo ahita amenya ngo ni ibiki ariko bigira gute bibyara ikintu abantu bakoresha kandi bakakigira access nyine ari benshi ndetse n'abantu batabizi nese utekereza ko gifasha iki nk'urugero nka code umuntu ashobora kuyikenera ari gukora agiye gukora iki ubwo nahita nkubaza ngo ujye ukoresha urubuto ariko wowe yawe ntabwo uri umwarimu ujye ukoresha irembo Erega ama website reka tuve no muri ibyo website nyine ama website ubundi ni coding uzajya no kuri Facebook runaka arukunjya kuri Facebook niba ari nka home niba uyikorora tikiri gwato ujya kuri show n'ibiki bon n'ibiki agahita akureka amakode yose yakoze kantu ka home karaga page konyine ka home konyine none se batagiye kugora abantu mu mutwe nta bundi buryo bari kubikoramo bworoheje sinzi niba ari ama template gusa ashobora kuba ari nka home wordpress template nyine ugenda nyine ukandikamo ka designinga kiburo cya website ariko nabwo ntabwo uzajya ushobora gukora iyo template ntuza wenda front-end ariko back-end ntabwo kuko back-end ni website ni ukuvuga ngo uzagusaba kuyihuza na database urakoze kudusobanurira bazaza mu Java z'ama PHP ni ibintu babikomeye MySQL bayizi urakoze kudusobanurira ndagutuka mbere yuko uteka abantu mujye mugira n'isuku urabanza ukagira gutuka ku intoki sibyo se ako nagasabone kawe nakabana asigagara izi mudo izi swingiro zihorana mane ni ikintu abantu bagomba kumenya nta nirimo umuntu ashobora kuzegera mbona nje ndababara ngo bigende bitese n'ubundi ko nzapfa n'ubundi nese kankubaza wigeze ugerageza inzoga nagerageje ngendesha umugongo ubundi ku nzoga kwanje ni ukuvuga ngo ni kera ariko ni kera nkiro navuga ngo nkiga muri primaire sinjya mu nzoga njewe namwe ku nzoga zina ry'Imana ni ukuvuga ngo nje nyine kumbona nasinze no kugenda gupima
ubeze nk'ipine riri gutoga ewa upine kabisa upine niye nkuru wiyiziho isekeje yigeze kubaho mwisekeje yakubayeho kabisa nukuntu avuye ikintu nazibagirwa mu buzima nukuntu negeze kuva za ntuza sibyo nukuntu negeze kuva za sibyo haraza za Gikondo nkajya muri toilette ntuza nkajya muri toilette hariya za Nyabugogo uvuye Gikondo nese Gikondo nta matoilette haba mwana zira nukuri gade ibintu nyakunda kubivuga cyane zira toilette bicaramo gade ndazanga kubera ikizo zanga man ira toilette kujya bazita nizi nsirimo ziriye nta busirimu nge mbona hariya nyene niza basirimu pe sinzi bihakana ariko nabaze bajya batekereza no kuzabana bakora imisarane y'abana niyo barakoze pose abana bajya gukora bajya batekereza ko kugarana nanjye nkene toilette wende y'abasirimu niyo tugize ko kujya kuyigiraho nge mbanza kurira nuguparamira no ese wavuye Gikondo izina ry'Imana nagiye nagiye gusura ahantu none nsanga aho hantu nizo nyine bagize gute bafite mbo ndavuga nti izi boro sinazishobora none ngiye no kugerageza nyine biranga mwako nagize ari ukuntu nagira Imana nkabasa nk'akarakerete wenda ngo umuntu uza muri toilet wenda bakamfasha nkakuriraho ngashira kujya gutamurira none asanze nta akanyene agakoropesho nyine gahari bro no kuvuga ngo kuyijyango y'igiho bisanzwe bisaba kuba hari rakerete basi nyine nicura kuba nashira ku gikuta ubwo hari n'agataburete ntacyo kagufasha nuko hanyuma se Nyabugogo wari ugiye ushaka imeze gute ngereza batuna toilette zisanzwe tari iboro nyine by'ibisirimu zire zisanzwe ugenda ugatandaraza zanizo zanje bro navuye Gikondo ya muri toilette zanje Nyabugogo urumva none se mu buzima busanzwe utuye nko mu nzu noneho imeze kuriya no gushaka iyo rakerete kagihora uzarebe sutiya tugendana no tugenda ahantu ujye wumva ikintu cya mbere mbaza ari iki toilette ubwo nsanze nta toilette ihari ntira yanjye mba mvuga ati sinywa nta n'amazi ndi bushyire mu nda yakora kunyara aho ndabishobora ariko nabo mvuye ndi kujya muri toilette wasika imeze bite kagara uragenda ugahagarara hejuru wowe se uguhagarara hejuru urumva amatugwarya n'amaso shaho niba toilette igera nkaha sibyo nkanga ubwo nukuvuga abari tekinike ukumva kuko nakoze makana nka siporo ni ukugira gute ni gutya pa ubwo nibeshye gato ni mukame cyangwa mu mutwe iyo niyo nkuru ya mbere isekeje yakubayeho ukajya nanjye ubwanya naho ndabyiruka ngaseka ugafata moto ukajya Nyabugogo none Gikondo urumva nibwo nari Kigali ntabwo nari nziranye na Kigali urumva we navuga ati ndajya gukinguza umuntu igipangu urumpe kuri toilette none umuntu nabaga ngiye kumva ramwe ngese ngo ngurihe ko twakubuze ugate nagiye kuri toilette guteze ko tatubwiye ntabwo ateshana ibyo ntabyo nari kubabwira ntabwo kwiga binini nirwanye nk'umuntu w'umugabo nuko ndaje ndi gufata akamoto mvuye kuri toilette wategesheje nk'icyangahe shana niba ari cyatanu niba ari cyabiri niziye mbogamizi z'igihura nazo mu buzima busanzwe cyane cyane ahantu ugenda atari mu rugo ahantu uba cyangwa n'ahandi ahantu atari mu rugo cyangwa hese nk'urugero ushobora kuvuga ati ngiye kugenda wenda ndaza gukenera gutega igare cyangwa kurira kwasiteri cyangwa kurira igare mwana we igare rirambangamira nkumva nabuze amahoro nkumva nyine wapi pe igare rirambangamira kuko mba numva nahita nkubuka ni ukuvuga ngo ahako moto yo ni urucabana moto si vuba se moto yo rero abantu rwose
Muto ntabwo ijya ingora mani. Nyine ukuvuga ngo uri kwata igitunguru birangira nyine kugira. Njyewe ute? Ucu ngo imyenda ngiye yaba ari n'ibyo ubu ngubu. Babihagije? Okay. Yasa! Kagari niyo uko ufite. Mani njye narabwiye ngo uyu mugabo uze murare ku rugamba arapfa. Niyo mpamvu urangiye utazabona mu buzima nabuze murare. Urukuvuga ngo wibeshye tukabura morale waba uvuga ati aha nagiye gare gupfa. Kuvuga ngo iyo maze gukata agatunguru kawe abagezweho kugira gute kumeneke. Wamugiriye ibise? Ngiriye ibise warimo? Wampangara. Sinayishobora pe. Kandi ngo biba bifite intungamubiri ziteye n'ubwoba. Zirigera nk'izarorera. Ntakarabye ntugire ikibazo. Njyewe nta kibazo mfite Kagame. Ntuvuge mbere byose mbanza nkuga. Kuko mba nzi ko ntabwo nakora ikosa. Mujye mwiga no guteka mufite isuku. Ntabwo agatambaro ko guhanaguza amazi. Ukaza ugahanagura gakeya. Bwa mbere wihanaguye? Bwa mbere? Amagi ngiye gutekera. Sikari umuntu wa mbere ntekera amagi. Kubera iki se ntabwo ujya uteka? Umushyitsi rero mpa ku magi. Ariko ngo mu cyaro ibintu ngo birahaba. Ibihe? Bakaba bazwiho ngo umushyitsi wagusuramo ibijumba kugira ngo umuhe umuceri. Ahubwo kera hari ukuntu iyo mwabaga mufite nk'inyama mwatetse nk'inyama waheraga ku bisigaye ku bindi byose inyama ukaza kuzikuza. Kwikuza ikintu urabizi? Kwikuza ubwo no kuvuga ngo ukaza kuza kuzirya nyuma. Ugahera ku muceri. Ukaza kugira nko kwikuza nk'inuza nk'akanya. Yoro mpera ku nyama. Inyama ukazishyira ku ruhande. Ibintu usanzwe ubikora? Kuba ndi umweke. Ubwo nari ndi kwibaza. Ibyo bigutwara n'igihe kimwe na gusa. Siko mwana nafite. Ese kamagi uyamaze. Wenda none byose ngomba kuyatekereza. Hanyuma se ejo kazarya iki? Semajane. Nze umushyitsi mwana bari umushyitsi. Numva ngomba kumuhereza. Ako ubushize nta na fanta. Barabivuze ariko. Nabivuze ko neza abantu shango ngo nta necyayi. Uyu munsi nureka ngo utekere umurete. Aze Kagara. Ibyo bintu kuki byakurakaje koko? Kabura kabuye musha. Twabonye ukuntu twatandukanye twose nyine. Tuba tugize. Tuba? Nyine nta mpamvu yo gukora ibintu. N'akantu k'amashuri. Uriya n'akantu k'amashuri ni karakonta? Ese ariko nagiye kubaza ikibazo numva ikibazo ko nyihorera. Ikibazo cyihorere pe. Tekera umurete sha. Dore ntuza yose irashize nawe nyimariye. Wari ni ngiye imaze? Umushyitsi utekeye amagi kukomeye. Oya. Ubu ngubu wabona nyibiki. Kongera ugahanagura. Uranyibikira kugira ngo utaza kugira ibyo bangiza. Ujye mugira isuku. Twonde twanjye aho ngaho. Utaza kutugira gute. Igitunguru kijyamo ryari? Gatari. Ni ukubaza kuko ngo ejo ngenera guteka. Guteka hamwe no kuvuga. Ubu ngubu ni njyewe ugiye kwigisha. Amagi kwanjye bashyira mu ntuza. Kagara. Ndebe. Kagara ni
ikihe kintu cyo kurya ujya ureba ukavuga ati cyangwa se uyu muntu ushobora kuba yaravumbuye kino kintu ari mu bantu bavumbuye ibintu bya danje nuba ni nk'umuntu waba yaravumbuye ikintu kimeze gute umuntu wavumbuye ibintu bya danje umuntu wavumbuye itabi umuntu wavumbuye itabi ararenze kubera iki ibintu bituma abantu bajya swingi mwana n'umuntu wategereje akavuga ati iki kintu cyatuma ibi ariko wumva umuntu nyine ikiyobyabwenge genda ngo cyumva buriya ababyita ibiyobyabwenge si babaza ni abatabinywa nibo babyita ibiyobyabwenge ariko buriya ababinywa bahita bakubwira ngo nyine bafite ukundi kuntu bayishakira amazina yo kwita nyine yo kubihindura ibindi bintu yo kubihindura ibindi bintu kandi gutyo urabanza ukawukoroga ukawugira bifasha iki nyine bifasha ngo kugira ngo nyine wivange urabona haba harimo umweru hakabamo n'intuza n'umuhondo nyine bigira ngo nyine byose bigire gute byivange murete guteka igihe kimwe gute cyase yazi iminota pe ni nk'umuntu ujya umbaza ngo kagara wambara kange ngo nzakuzanira inkweto ikibazo cyarananiye kandi nyine urunkure nirwo nambara none sinabwo washobora kureba ubwo batari urankwiriye reka ndebe ndi ubundi muri kangahera muri 36 ni go rukweto rwuye ariko simba nze ngo nyine figisite nyine mubare ni kangahe okay ni ugomba gukora mu tuntu tugize gute nubwo waba umukene nta bintu bya mirenge mfite ariko basi n'utuntu ukorera aho twe turi utuntu tugiye dufite isuku n'utuntu gerageze kudukorera mu ni ngombwa ntabwo isuku ntabwo bisaba ibintu byinshi bya mirenge ibintu bijyanye n'iki ugasana ko ugafata ukakoza ukamera neza kakamera neza ubundi ugategura akarite kawe ubu ngubu ntabwo ndakoroga neza pe ngenda bishyira rimwe n'ibitunguru buriya muzahe Agabon? Agabon. Agabon? Nusirira nyine nta kundi. Nusirira. Ese ibintu bikora nawe nshobora kuba utabizi ariko ugiye kugerageza ari ubwa mbere. Nabona kuvumbura. Nese amagi wayaguriye iki? Ninde yateka? Ni ngiye. Sindi mu bamekeraga. Bizi se. Habo bakunda bakunze ba Afrique TV. Undi bo uki batajya bangurira amagi. Mungu wanyu yagiye ku ishuri mwagesha. Wo kugurira amagi? Kugira nyine nige neza. Ibyo ibyo bizatuma wiga neza Kagara. None wakiga neza ushonje. Ubyo bintu urumva bibaho nyine. Bariho ubwo mu magi atanu ubwo ushyiramo umunyu ngana iki? Cyangwa pima nyine nk'umuseniya. Kareba. Bibuze gukunda ko Banjye sinjya nkoresha kujya gushyira mpimisha intoki. Ubwo se ubwo n'icyo uwushyizemo niba biri buvure. Banjye kumuntu kandi simfa kwibeshya. Kugira ngo bimwice waba muke. Banjye rero nagutekeye. Uzi gukaraga. Ngewe nzaba yatari. Ngiye ntabwo gaterekero. Ndi kuvuga ngewe ushobora kunangiza gutekera byagusaba nibura ko uturiye nka clinique. Ngatanga sindi umuhanga kabisa. Bano niki byose mane reka gade. Kuroza matu twaragiye dukuriramo. Ntabwo kwagiye dukura mu zamwana bw'abana bo mikoma byabo. Twagiye nibyo manje twagiye dukura twiyigira. Ubwo se ushatse kuvuga iki? Sibyo nakubwiye ntucyumvishe. Kagara. Ibyo byita urugomo. Oya, ntabwo urugomo. Urumva? Ntabwo ari igikoma cyavuka. Ahubwo hari ukuntu wese Kagara ibintu byose uba urabishoboye. Ntabwo nshoboye. Ariko guteka ni ikintu cyose umuntu yagashoboye. Ubundi hari ibintu dushobora kuba yagashoboye ariko rimwe rimwe ari bwo batabishoboye. Ngari ikintu nyine utakora.
kuba utakizi abantu ubwo bakaba bagufata no kwimenya sinzi guteka none we niga muri kaminuza sinzi guteka biba biseretse ngo ngiye ngo mfite ubumuga ngo ntabwo nateka ngo ngiye ngo mfite ubumuga ngo nateka ngo mfite inzara nziza urabuza guteka niki ufite umukozi wowe ishwe nakunda kubwira ngo amafite ubumuga nimureke ibintu byo kumva ngo kubera ko ndi iki ngiki ntabwo nakora iki gute mu buhe byose ubuzungu ntabwo ndi guteka ndi gukina se cyangwa ndi gutera umupira ndi kujya he hano Kagara ntabwo amenya gute none gukora iki ndi gukina amabi mbona bana ngiye buri kanya nkanagura ku ntoki ngo uyu muntu maze kugira twagiye iyo bijemo gaze urahunga ndabizi biba bikomeye cyane ko kagora kurumva bagakomeje ra ntacyo ndi kugufasha uri gukora kujyana ku bandi bitari bwo cyane umuntu agafunze kurumva yakababaje cyangwa uri kugenda ku ruhande rutari rwo hindura uruhande rw'ufunguro ujyana nawe urebe Kagara kwajya ngo ibintu so ujye ubitekera we ni ukuri kw'Imana rwose nzi ko umuntu agafunze yabigenjeje kuri kw'Imana cyangwa hari buto bakandi n'ubuje gade ari buto ariko irese ubwo rero nyine yagiye gukoresha umutwe turabwira umuntu aza tugirire nta kibazo wamuhamagara John Kwambi cyangwa se gesha cyangwa uragaragara ibi ntabwo ari ibyawe ibora mwayifunze ute mwana yifungura gaze kwifungura byakunaniye aha byagoranye kugira gutya ibintu urekera ndakubwiye ibintu biragoye agerayo ngaho byatangiye ko Kagara bari bayikomeje mani bize ariko Imana bayikomeje yarikomeye nyawe maze rero kumwe ngo cyangwa hariho buto bakandi ibintu kandi niho bivuze Kagara ibyo byo korora bisa bana byamucanze noneho biremesha gukunda yewe ubwo reka na gaze urayireka ikabanza igafatwa nyine ufatwa se n'inkwi nubwo mbona wacanye nta kintu wateretse urama ni kwegera akarira mwana urira ntabwo ari mwinshi Kagara ni ikihe kintu kigora kugiteka ese ni iki ko ntateka ibintu byinshi munize ni ibiki utajya wipima wo guteka bitewe n'ukuntu bize ngiye ikintu cyose nabonye usutsemo ka inaji oya nuko bafite nka kariya kabido karimo amavuta rero mu buryo bwo kwirinda kugera kuzajya ngira n'ibiki kwiyangiza nta nubwo muri cyo usaba amavuta menshi ayibonye nyine uragira gutya kugira ngo nuza gushyiramo intuza mureti uraza kugira gute uraza niba gufata ko bitangiye kuvuga ushobora kwirukanka umuriro ni mwinshi cyane ariko ugabanyirwa shyiraho gake cyane ongera ugabanyeho gatoya utari bukanze iyi pano rero yitondeye yashyushye cyane umuriro ni mwinshi ariko hafi uze kano kaboro kano kavana
shakaga tekere yawe mwana wanjye ni nk'iyanjye pe nkubona abeshya pano yashyushye cyane yitondeye ariko n'ubundi uwo muriro uracyari mwinshi ahari umuriro usa n'ucana ugabanye cyane kano kagana karapfuye nkongo akavuga kaba kazi kameze buraza kongera ukubita ikibiti nabikoze gutya kugira ngo nyine ntakiraho mu biti nshakaga imitekere yawe shwe ukuntu wari wiyemeye none ubu ngubu uri kubona ibintu bitaza kuba twari kose reka ni step by step byose ni logique reka ni coding byose birimo gukodinga uzi cyo gaga ndashaka kwiruka ngewe kubera ko harimo gaze ndashya numva ndi gushyira shakaga ni ibyo bintu watinyaga ariko bana nyagasani ese kagara ibi nimbwiye kutabizi Yesu we Nazareti bagiye byose reka ne tayi by tap mwana yanateze sha babona abona ibyo urya mbona kunja n'ikibete umurete uhira iminota ingahe simbizi sicyo mukusha nyeto wanze ukunze ese pano gasi iteretse ku ruhande cyane ubu ngubu uzi guteka umurete nk'abashefu muri kugira nte muri kugira kagara umurete wawe ndawubara nk'ubonye nawushiriza nyine mwihanga ntabwo wabinkora ubu utangiye gutogoka gusa uzi ingingo yonyine iri kurengera irahari iyo ngingo ni ingingo ikomeye cyane ni ikihe kintu abantu benshi batazi ku mureti cyangwa se babwira umuntu ushaka guteka umureti bwa mbere umuntu ushaka guteka umureti kuvuga ngo baravuga ngo umureti ukora mu mwanya w'inyama mu mwanya w'inyama